munsi ngira ngo tuganire noneho mu buryo bw'umwihariko. Tumenyere ko akenshi tuganira ku birebana na design dukoresheje za software zacu, harimo Civil 3D, harimo Revit Structure, twagiramo na GIS. Ariko uyu munsi nashatse kongeramo uburyo bwo kungurana ibitekerezo ku birebana n'amategeko. Tuzajya tugenda tuvanga amategeko agenga ubutaka, land law, tugende twenseramo nanone amategeko y'umuryango cyangwa se amategeko mbonezamubano, kuko burya mu butaka hagenda hazamo nanone amategeko agenga uko abantu bagiye basezerana ku bashakanye, cyangwa se akagenda agaragazamo nanone uburenganzira ku mitungo. Kandi mu mutungo w'ibanze murabizi, haba mu byaro no mu mijyi, harimo ubutaka. Aha ibi turabyinjiramo kubera yuko abasaveri benshi mugera mukora igabanya ry'ubutaka, ariko nanone murabizi neza ko ubutaka bufite amategeko abugenga. Ibi rero ntibizabatungure mubonye tuvanzemo ibi byo kugabanyamo ubutaka mo ibice, gukora amamitasiyo, twirirwa dukora nk'ibiraka, cyangwa se aho tugenda duhuza ubutaka. Nanone tujye tumenya amategeko ari basic tugomba kudasimbuka, kubera yuko rimwe na rimwe hari ubwo dushobora gukora izo serivisi zikaganisha ku mwiryane. Aha rero tuba tuvanga amategeko y'ubutaka, tuvanga amategeko mbonezamubano, tugenda tuvuga ku mategeko y'umuryango cyangwa family law. Kuri uyu munsi ariko reka dutangirire ku itegeko ry'ubutaka. Ni ukuvuga ngo impamvu turi buhere kuri iri tegeko, ni ukuvuga ngo turaza kugendera kuri iri tegeko, ni iryasohotse mu igazeti ya leta. Hano nabashije kubishyira mu ibara ry'umutuku kugira ngo nanone tugende tubisoma, kuko ni ukuvuga ngo ibyo ngenda mbabwira byose bigenda bifite aho bihuriye. Ni ukuvuga ngo ni n'ibiri mu itegeko rigenga ubutaka, kuko ryagiye rivugururwa guhera za 2009, 2003, 2009, 2015, ndetse rikaba ryaravuguruwe muri cya gihe batangaga uburenganzira bwo kugabanyamo ibice ubutaka bugenewe ubuhinzi. Nk'uko byanditse hano, nyuma y'igenzura ryakozwe ku ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko rigenga ubutaka ryo muri 2013, nk'uko muri kubisoma hano, ndetse n'inama nyunguranabitekerezo y'abafatanyabikorwa yakozwe, byagaragaye ko hari icyuho, ikibazo by'ingutu bidakemurwa n'iryo tegeko. Harimo ibyerekeye ihererekanya ry'ubutaka bwa leta hagati y'inzego zayo, kuko naho habaho amahererekanya, hakagenda hazaho imanza nyinshi zishingiye ku buzime bw'uburenganzira. Hano nawe tuze gutanga ubuzime ku burenganzira bishatse kuvuga iki? Ku buzime bw'ubutaka. Igabanya ry'ubutaka ritanga ibice by'ubutaka biri munsi ya hegitari imwe n'imicungire y'ubutaka bwa leta. Hasi tugeze ahangaha no kuvuga ngo byongeye kandi itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, ryateganyaga ko itegeko rigena uburyo bwo gutanga ubutaka, kubuhererekanya no kubukoresha. Ibi bikagaragaza iryo tegeko rigomba kuba rikubiyemo ingingo zerekeye igenamigambi n'imikoreshereze y'imitungo y'ubutaka. Rero ubu hariho amategeko abiri atandukanye. Harimo itegeko nimero 43 rya bare 2013, iriya bare 2013 mu mwaka riba ryarakozwemo, ryo ku itariki 16 z'ukwa gatandatu 2013, rigenga ubutaka mu Rwanda. Hakaba harimo n'itegeko nimero 24 rya 2012 ryari ryakozwe ku itariki 15 z'ukwa gatandatu 2012, ryerekeye igenamigambi ry'imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka mu Rwanda. Akaba ari ngombwa ko ayo mategeko yombi bahise bayahuza. Ni ukuvuga ngo bahise bayahuza ubwayo. Bisubiremo, ni itegeko nimero 43 bare 2013, bahise barihuza n'itegeko nimero 24 bare 2012 ryagiye gukorwa kuri iriya myaka yavuzwe haruguru, bahise bayahuza. Ibi turaza kubisanga mu ngingo y'iri tegeko ya 35, mu ngingo ya 35 y'itegeko nshinga rya
byavuzwe hariya hejuru. Muri make politiki y'igihugu y'ubutaka yo muri 2019 nanone uvuga ngo mu gishushanyo mbonera hari ibintu bahise bahindura. Murabyibuka ya master plan yahinduwe imwe ku itanu ya 2020 imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka mu rwego rw'igihugu cyo muri 2020 hashyizwemo ibintu bishyashya byerekeye imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka, nabyo bigomba kwitabwaho mu itegeko rigenga ubutaka. Muruke yuko noneho ubu tuvugana turi gukoresha master plan ya 2020 2050. Aha rero nitujya kuvuga amategeko y'ubutaka, ibi ntabwo twabisoma byose, iri tegeko nzagerageza kurisharinga bazagenda barinsaba. Ntabwo ajya kuvuga amategeko agenga ubutaka nanone utaramenya ngo ubutaka ni iki. Ubutaka rero turabisanga kuri page ya 40 y'iri tegeko ry'ubutaka. Reka tugende twihuta tuhite tuhagera, kuko aha kuri page ya 40 niho bari buze kudufasha kumenya ubutaka ni iki. Rero ngenda mbisoma kugira ngo wenda ninza kubivuga hataza kugira abatekereza yuko wenda no kubivuga uko bitari, bitanabujijwe yuko nanone turya tugira kungurana inama nkuko n'ubundi tugenda tubikora mu software tugenda dukoresha. Ariko uyu munsi no kwanga ikiganiro nateganije no kubabwira ubutaka ni iki. Turaza kurebera hamwe uburyo ubutaka ububonamo, kugira ujye kubwiyandikishaho hari inzira ububonamo, turaza kuzivugaho. Ubwo turaza kubivugaho mu buryo bwo guhererekanya ubutaka. Nanone tugenda dushyiramo urundi rukomatane rw'ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo bibashe kugenda bidufasha kubyumva neza. Nk'uko bigaragara hano kuri iyi page ya 40, muragerageza kubisoma. Hano ni aka 12 na nimero ya 12. Ubutaka bundi bavuga yuko ari umurima, ikibanza cyangwa isambu biherereye ahantu hazwi kandi bifite imbago. Bivuze ngo imbago, nibavuga imbago muhite mwumva yuko ari imbibi, hakubiyemo ikirere kiri hejuru yabwo. Hejuru ubwo butaka burya biba biri mu butaka bwawe, aba ari umutungo wawe. Ibiri mu kuzimu kwabyo, aha ntituvuga ku biri mu kuzimu kwabyo, hari andi mategeko nanone agenda ashamikiyeho. Murabizi yuko nk'umuturage umutungo we ni ibiri mu kuzimu ariko utarengeje metero imwe, kuko ari nk'amabuye y'agaciro yari munsi y'iyo metero. Murabizi yuko ngo aba ari umutungo wa leta. Kugira ngo ujye kuhacukura ugomba kuba ufite uburenganzira bw'ikigo gishinzwe gutanga impapuro z'abacukura ayo mabuye. Mu butaka nanone hazamo ibinyabuzima biburiho, ibyabwubatsweho n'ibyabushyizweho, ibyo ari byo byose. Ni ukuvuga ngo niyo definition y'ubutaka. Nibavuga ati ubutaka ni iki. Nanone ubutaka kugira ngo bube bufite ziriya mbago, nanone murabyibuka yuko ubutaka bugomba kuba bwandikishijwe, bugomba kuba bufite nyirabwo. Nyirabwo rero ba nyirabwo bashobora kuba abantu benshi, ashobora kuba umuntu ku giti cye, ashobora kuba groupe y'abantu runaka, ubwo ni nko mu gihe cy'amakoperative cyangwa se amashyirahamwe. Ariko nanone bushobora kuba ari n'ubutaka bwa leta. Ubutaka bwa leta rero nk'uko mubizi nabwo bufitemo ibice bibiri, kuko leta burya igira ubutaka bugamije inyungu rusange. Wenda na nk'urugero rw'ahantu hari irimbi, hakaba n'ubutaka bwa leta ku giti cyabwo ubwayo, ubwo bwa leta, ubwo nk'ubwubatseho nk'ibikorwa remezo, inyubako za leta. Noneho ubwo tumaze kubona ubutaka icyo ari cyo, reka turebe bwa butaka nk'uko batubwiye ko bugomba kuba buri ahantu ari ikibanza, ubutaka, isambu biherereye ahantu hazwi. Muzacunge neza ku cyangombwa cy'ubutaka haba hari ahantu ubutaka buherereye, noneho hakagira n'aho nyir'ubutaka aherereye. Ibyo byo ntekereza yuko musanzwe mubizi, kuko haba ari ahantu hazwi, kuko ni identification y'ubwo butaka. Bukaba bufite imbago hakubiyemo bya bindi byose tumaze kuvuga.
nanone rero kugira ngo ubu butaka ube ubufite buri ahantu hazwi nawe ubwiyandikisheho, hari uburyo ugomba kuba warabubonyemo. Uburyo bwo kubonamo ubwo butaka muri make ni ukuvuga ngo turamanuka gakeya tujye kuri paji ya 47 y'iri tegeko, niho batugaragariza uburyo ubutaka ububonamo, uburyo bugera muri donc ni ukuvuga ngo kuri paji ya 47 turabonaho uburyo bwo gutunga ubutaka. Uburyo bwo gutunga ubutaka ni ukuvuga ngo ni ingingo ya 5 y'iri tegeko. Umuntu ufite ubutaka yabonye mu buryo bwemewe n'amategeko abutunga hakurikijwe bumwe mu buryo bwo gutunga ubutaka bukurikira: harimo ubukode burambye, hakazamo n'ahangaha bita inkondabutaka. Aha ndabibatandukanyiriza mu buryo bwumvikana, ni nacyo gituma ngira ngo tujye tubivuganaho tubijyaho inama. Ubukode burambye ni bwa buryo tumenyereye amasambu y'iwacu aba ameze, kuko murabizi kuri kiriya gipapuro haba handitseho ngo emphatic lease, ni ukuvuga ngo ni ubukode burambye. Ubu bukode ni ukuvuga ngo iri tegeko ry'ubutaka cyangwa se itegeko ry'ubutaka ririho ubu ngubu rivuga yuko ubwo bukode ntabwo bushobora kujya munsi y'imyaka 3, ariko nanone ntabwo bushobora kurenga imyaka 99. Mujye mubireba harya hasi ku cyangombwa biba byanditseho yuko ari ubukode, kuko ukimara kuba ufite ubwo butaka nk'uko twabivuze hari haruguru, ubutaka bura n'umutungo bwite w'igihugu, ni ukuvuga ngo twese turabukodesha. Rero uvuga kuri nyir'ubutaka witwa umukodesha. Mujye musoma ya mategeko ari inyuma ku cyangombwa cy'ubutaka, hariho utugambo dukeya dufite amartikeli ageze nko muri angahe. Wowe uri umukodesha, noneho akarere ubutaka buherereyemo akaba ari bo umukode, kuko ni ukuvuga ngo ukodesha ubutaka n'akarere. Nanabisubiremo, akarere buriya kaba gafite uburenganzira bwo guhindura iby'ubutaka buteganirijwe. Akarere gafite uburenganzira bwo gusesa ubukode, cyangwa bakabikumenyesha mu gihe cy'iminsi 15. Bemerewe guhindura ubwo bukode, bakaba babukunyaga no mu gihe babukwambura mu gihe ubufata nabi, cyangwa se bukaba bwateza impanuka. Ushobora kwangiza nk'ubutaka hakajya hanyuramo nk'isuri ikagenda isenya ibindi bikorwa remezo hasi. Ibyo nabyo tuzagenda tubigeraho. Noneho ubundi buryo bwo gutungamo ubutaka, kuko n'ubuvuga ngo ntabwo watunga ubutaka utarabwandikishije, birumvikana. Niyo mpamvu nashatse ko tubanza kuvuga kuri ubu buryo ushobora gutungamo ubutaka. Inkondabutaka nanone hano ni ukuvuga ngo mu ndimi z'amahanga niyo bita freehold, ni ukuguha icyangombwa cya burundu. Ni ukuvuga ngo biriya tuba dufite bundi nyine ni icyangombwa cyemeza yuko ufite ubwo butaka, ariko ntabwo cy'ubukode. Hano inkondabutaka rero niyo freehold, ni ukuvuga ngo iyo ni icyangombwa cya burundu. Aha rero nanone ndibuze kubagaragariza cyangwa se mbasobanurire yuko inkondabutaka nanone itangwa n'ikigo cy'ubutaka. Bashobora kuyiha umuntu ku giti cye, bakayiha koperative cyangwa se ishyirahamwe, ariko nanone inkondabutaka iri limite, kuko ntabwo bashobora kuyiguha kuri hegitari 10, 20 cyangwa 30. Iyi ngiyi ishoboka ku butaka butarengeje hegitari. Nabyo nzagenda mbibaganiriza, kuko iri tegeko tuzajya tugenda turivugaho cyane. Twari tumaze kubona ubutaka icyo ari cyo, tumaze kubona uburyo utungamo ubutaka. Noneho ku gice cya 3 tugiye kuvuga uburyo noneho ubu butaka kugira ngo ubutunge nanone ugomba kubwiyandikishaho. Ibi turabisanga kuri paji ya 61 y'iri tegeko ry'ubutaka. Ndamanuka gakeya
ngere kuri paje ya 61. ni ukuvuga ngo ni uburyo bugera nko mu 10 niyo twanahera ahangaha. ni ukuvuga ngo ibi nanone tukabibona mu uburyo bwo kwandikisha ubutaka bigaragara mu ngingo ya 20 y'iri tegeko, kuko kwandikisha ubutaka ni inshingano n'itegeko, kuko ubutaka bugomba kuba bwanditse. Umuntu wese afite inshingano yo kwandikisha ubutaka atunze. Leta nayo ifite inshingano zo kwandikisha ubutaka itunze. Bivuze yuko hari ubutaka nyine bw'abantu ku giti cyabo, hakaba n'ubutaka bwa leta. Ubutaka bwa leta nibwo nabwiye yuko hari ubufitiye inyungu rusange, hakaba n'ubutaka bwite bwa leta aribwo buriho ibikorwa remezo nk'ahubatse za minisiteri, ariko nk'ubutaka bwa leta ariko bugenewe inyungu rusange ni nk'ahantu natangiye mbabwira yuko hashobora kuba hariho hari amarimbi, buriya aba ari ubutaka butari ubw'umuntu ku giti cye, bukaba ari ubwa leta ariko nanone bw'inyungu rusange, kuko hashyingurwa abantu batandukanye kandi nyine abantu ba leta, kuko leta ni abaturage n'ubuyobozi. Iteka rya Minisitiri rigena uburyo n'imihango biyandikisha y'ubutaka mu buryo Iteka rya Minisitiri rigena uburyo n'imihango by'iyandikisha ry'ubutaka n'uburyo riteshwa agaciro. Naho mu ngingo ya 21 y'iri tegeko, icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka n'agaciro kayo, bakavuga ko icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka ari kopi y'umwimerere ya registry y'ubutaka iriho umukono w'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka, gishobora gutangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu buryo bw'impapuro. Ibi murabizi yuko leta yacu no kuvuga ngo yashyizeho uburyo bw'icyangombwa cy'ubutaka no kuvuga ngo busigaye butangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibyo ni ibintu tumenyereye, cyangwa se bakaba banacyempurima bakakiguha kiri hard copy. Icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka ni ikimenyetso ntashidikanywaho cy'uburenganzira ku butaka, igihe cyose ubufite yabubonye mu buryo bukurikije amategeko. Uburyo bukurikije amategeko rero nibwo tugiye kujyaho nk'igice cya 3 cy'iki kiganiro cy'uyu munsi, kuko ni hahandi ubona ubutaka, ushobora kubona wabuguze ari impano, mbese ni ibintu byinshi cyane. Ibyo ni ukuvuga ngo turusanga hasi kuri paje ya 61, ariko ariho duhita tujya nabyo tugenda tubivugaho. Ni ukuvuga ngo icyiciro cya 3 kireba ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka. Ibi ni ukuvuga ngo mu ngingo yaryo ya 24 uburenganzira bwo guhererekanya ubutaka. Uburenganzira ku butaka bushobora guhererekanywa hagati y'abantu, umuntu umwe akabuhereza undi cyangwa sosiyete imwe ikayihereza indi. Ihererekanya ry'ubutaka rikorwa binyuze hano bavuga hagati y'abantu, nabyo tujye tubivuga wenda dukoreshe logique, kuko bari amategeko ni logique. Nibavuga umuntu ntabwo bashatse kuvuga yuko wenda nka sosiyete runaka idashobora guhererekanya, no kuvuga ngo inzira bikorwamo ni kimwe. Cyakora nanone itegeko iryo ryose burya rigira n'icyo bita exception cyangwa se irengayobora. Hano nibavuga hagati y'abantu, wumve ko bishobora kubona hagati y'amakoperative nabo bwashobora guhererekanya. Ihererekanya rero ry'uburenganzira ku butaka rikorwa binyuze muri iyi nzira. Ni ukuvuga ngo izi nzira, nubwo hano banditse bavuga ko ari ihererekanya, nizo nzira zonyine ushobora kubonamo ubutaka, kuko ni ukuvuga ngo ushobora kububona either wazunguye. Nimero ya mbere ni izungura, iki turi buze guhita tukivugaho izungura rikorwa rite. Ushobora kubona kuri nimero ya 2 ari impano, umuntu akabuguha. Ibintu byo ndibuze kubisobanura uko itegeko ribisobanura. Kuri nimero ya 3 turasangaho irage cyangwa se testament, cyangwa se umurage cyangwa irage. Ubutaka ushobora kuba butunze nanone uburyo bw'ikodeshwa cyangwa se ikode, kwa kundi ubukodesha n'umuntu. Kuri nimero ya 5 ushobora kubona ubutaka ukabwandikishaho wabuguze. Ubutaka ushobora kubutunga kuri 5 nanone, kuri 6 wabwatishije cyangwa iyatisha. Ushobora gutunga ubutaka mu buryo bw'ingurane kuri 7. Nanone ku 8 ushobora gutunga buriya butaka nanone warabutanze, barabuguhayeho ingwate. Hano tuvuge na banki ishobora kuba yabutunga waratanzeho ingwate.
inshingano ku icyenda hakazaho inshingano yo gutanga inzira ku butaka bw'undi bukomoka mu miterere y'ahantu mu buryo bwa cumi n'ubundi buryo ubwo aribwo bwose bw'ihererekanya hakurikijwe uburyo n'inzira biteganywa n'amategeko n'amabwiriza. Iki ndibwira ko tucyumvishe ni ahantu hagera ni ibice bigera mu 10. Reka wenda mbisubiremo gakeya. Harimo izungura, ushobora kubaho mitasiyo mu buryo bw'impano arahaguhaye, bashobora kuhakuraga irage, ikodeshwa, igurishwa, iyatisha, ishobora kuba ingurane, ishobora kuba ari ingwate cyangwa se n'ahari ku 9 n'10. Aha ndibwira yuko mushobora kuba hari icyo mubikuyemo. Noneho guhererekanya ubutaka no munsi nibyo tugiye kubanza kuvugaho. Rishobora ihererekanya no kuvuga ngo ntabwo rishoboka. Kugira ngo habeho ihererekanya hagomba kubaho hariho abantu babiri, hari ubwakira, uwo bajya kubwandikaho n'uwo bajya kubukuraho. Abo bantu bashobora kuba atari umuntu umwe, kuko hano nababwiye ko hajya habaho urukomatane rw'amategeko. Ni ukuvuga ngo nituvuga umuntu twumve ko ari famiye y'abantu bashyingiranywe. Ni kimwe n'uko ihererekanya rishobora gukorwa n'umuntu w'ingaragu. Ndavuga umuntu utarashatse, kuko hari abasore benshi bafite ubutaka. Noneho ubutaka nanone ku bantu bamaze gushyingirwa baranabyaye, turaza kubivuga. Ntabwo bashobora gukora ihererekanya y'abantu bashyingiranywe. Hari igihe usanga wenda umwe yaragize gutya nka nyuma akaza kwitaba Imana. Ibyo nabyo turi buze kubireba. Icyo gihe ntabwo ubutaka bushobora guhita bukorerwa ihererekanya hatarabanza kubaho izungura. Nituva kuri iyo kese nanone turebe kuri wa muntu wundi ufite ubutaka atarigeze ashaka, wenda ugasanga ari n'incike yarazimye. Mu magambo make twamwita yuko ari ubutaka wenda budafite umuntu wabuzungura mu gihe nyirabwo yaba yaritabye Imana. Mu Kinyarwanda iri tegeko ubundi rivuga yuko ubwo butaka babwita indeka. Indeka ni ubutaka budafite umuzungura. Mu ndimi z'igifaransa nibyo bita esquitrand, cyangwa se ubwo ni terre échéant. Harabayeho ntuze échéance. Noneho wenda duseguriye nk'ingingo ya 10 ku butaka bw'umuntu ku giti cye, twabonye ko abona harabayeho izungura ku bumuraga na bya bindi tumaze kubona bigera nko mu 10. Ashobora kuba yarabugera ubuvanye no kwisaranganya, cyangwa se ari nk'ahandi hantu mbese yarabonye mu buryo bwe buteganywa n'itegeko. Uburyo buteganywa n'itegeko rero ni buriya buryo 10 gusa. Ibi byose rero n'ubundi byemezwa n'impapuro zitangwa n'umubitsi w'impapuro mpamo z'ubwo butaka nk'uko twabibonye. Ni kimwe n'uko n'ubuzime nanone bwemezwa n'icyemezo cy'urukiko rufitiye ububasha hakurikijwe itegeko rigenga ubutaka. Ubwo ni nyine ryari ryakozwe muri 2013 ariko ryaje gusubirwamo mu gihe bavangaga ari amategeko nababwiye hejuru. Cyakora kugeza ubu ngubu ntabwo bikorwaho n'izo nkiko zifitiye ububasha, kubera yuko haje kubaho kese ukajya usanga mu nkiko harimo imanza nyinshi. Imanza z'ubutaka murabizi zirakururana ntizirangire. Izi nshingano z'ubuzime wenda nko ku butaka baza kubyegurira umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka, ariko buriya nafata icyemezo ashingiye kuri raporo ya komite y'ubutaka. Murabizi ko mu kagari haba hari abantu bagera muri 6 ba komite y'ubutaka. Abo ngabo ni ukuvuga ngo icyemezo gikorwa n'uyu muntu ukora mu ishyinguranyandiko cyangwa se ubika impapuro mpamo z'ubutaka.
ariko ashingiye nanone kuri raporo ya komite y'ubutaka, kuko abantu baba bari mu tugari baba bazi amakuru ashoboka. Ibiro nabyo mushobora kubireba mu ngingo ya 52 y'iri tegeko, ntabwo twirirwa tugenda turihiga cyane, kuko itegeko ry'umuntu uwo ari we wese abasha kuba yabasha kuribona kandi akarikoresha. Noneho kuri uyu munsi mu nyemerere, noneho ubwo twari tumaze kubona biriya bice byose bigaragaza uko umuntu abona ubutaka, harimo izungura, turebe kuri mitasiyo, ihererekanya nk'uko nababwiye tukimara kubibona muri cya gika cya 3, ariko mu ngingo ya 24 y'iri tegeko ry'ubutaka twabonye ko ihererekanya rikorwa hashingiye ku izungura. Ushobora kuba ryashingira ku murage cyangwa irage, ushobora kuba ari impano, ushobora kuba wakodesheje, ushobora kuba waguze cyangwa igurishwa, ushobora kuba watishije, cyo kimwe nuko ushobora kuba ari ingurane cyangwa se ugahabwa ingurane. Hari abantu bagenda bimurwa, murabona wenda nka kiriya gice cyo kwa abantu bagiye gutura bagiye bimurwa mu manegeka nk'aho kwa Ndimbati, bara no kuvuga ngo ntabwo bimuye kuri gusa hariya, no kuvuga ngo ubutaka barafite bubanditseho, ariko bahawe ingurane zaho bimuwe. Cyangwa naha hirya za Kangondo, murabona babajyanye muri za nzu nziza ku bw'inyungu z'imiryango, kuko leta ireberera imiryango, bareba basanga harane mu manegeka, bakabajyana ahatekanye. Iyo bagezeho hari ibyangombwa babaha, hari hagahinduka iwabo hakabandikwaho ku bw'ingurane y'aho babavanye. Nuvuga ngo nitusegurira wenda ingingo 25 y'iri tegeko, nuvuga ngo ihererekanya ry'ubutaka ryemezwa gusa n'abantu banditse ku byangombwa by'ubwo butaka buri guhererekanya. Kugira ngo byumvikane, nimba dufashe wenda umugabo witwa Karemera washakanye na Yvonne, uyu ni umuryango, ni ukuvuga ngo mu ihererekanya abantu bagomba kugaragaza impapuro cyangwa se ibyangombwa bigaragaza imyirondoro yabo, kugira ngo babashe gukora imitasiyo wenda ubutaka bwandikwa wenda kuri Kayibanda Theophile. Ni ukuvuga ngo rero ihererekanya ry'ubutaka icyo baba bashaka kuvuga, rikorwa n'abo bantu banditse kuri ibyo byangombwa. Mbivuge mbisegurira, wenda tuvuge nimba Karemera na Yvonne wenda nyuma haraje kubaho kwitaba Imana kwa Karemera, Yvonne agasigara, kugira ngo Yvonne wasigaye abashe gufata ubutaka buhereze Kayibanda Theophile nari mvuze, nuko Yvonne abanza kwikuzaho Karemera mu gihe Karemera adahari, atabashije kuba hari, kugira ngo azagende ajye ku biro by'ubutaka ajye gutanga iryo hererekanya. Urumva ntabwo byashoboka, nicyo hano biba bishatse kuvuga. Icyakora nanone hano nk'uko navuga yuko itegeko nanone rigenda rigira exception cyangwa se amarenga ayobora, ihererekanya nanone ry'ubutaka rishobora gukunda hagati y'abashyingiranywe kabone n'iyo umwe muri bo ataba yanditse kuri icyo cyangombwa. Reka ngaha tubisubiremo. Nari mvuze yuko ihererekanya ry'ubutaka rishoboka gusa ku bantu bashyingiranywe kandi bakaba banditse kuri icyo cyangombwa cy'ubutaka. Ni mu gihe hari ubutaka batunze cyangwa se babonye. Mwibuke ko hejuru twavuze iyandikisha ry'ubutaka, ubwo butaka baba barabwandikishije babana, kuko n'ubwo iyo babanaga bose bajya kuri icyo cyangombwa. Iyi exception cyangwa se irengayobora nanone ntimugire ngo ni itegeko ryivuguruje, aho bavuga yuko ubutaka nanone ihererekanya rishoboka ku bashyingiranywe kabone n'iyo umwe ataba yanditse ku butaka
wenda tujye mu mateka. Buriya ni ukuvuga ngo amategeko ubundi ni logique cyangwa bon sens. Nimba wenda nari umusore nkagura ubutaka ntari nashaka, ku cyangombwa cy'ubutaka handitseho amazina yanjye kandi nkaba mfite 100% ry'ubwo butaka, bivuze ngo nimba nyuma y'umwaka umwe maze kwandikisha ubwo butaka narashatse, mu irangamimerere bigaragara yuko nashyingiwe ndi mariye, ariko umudamu wanjye yari atarajya kuri ubwo butaka kuko ntabwo twagiye ngo tumwandikisheho. Ibi nanone mbisegurire ni ukuvuga ngo biterwa n'icyo mwasezeranye, kuko ni ukuvuga ngo nitujya mu mategeko mbonezamubano turaza gusanga nanone bihita bitujyana mu ishyingiranwa, kuko gushyingirwa nanone nabyo n'indi kontara. Iyo mugiye gushyingirwa ni ukuvuga ngo bababwira guhitamo nimba musezerana ivangamutungo, ivangamutungo w'umuhahano n'ivanguramutungo risesuye. Iyo habayeho ivangamutungo rero, mwasezeranye ivangamutungo, ni ukuvuga ngo uza mu ihererekanya, kabone n'iyo utaba ugaragara kuri cya cyangombwa cy'ubutaka. Icyo bakora nuko binjira muri systeme y'irangamimerere, muzi ko ibi bintu bijyamo abanoteri, kandi etat civil ni ukuvuga ngo basesinga ari amakuru. Ni ukuvuga ngo nanone icyo gihe ihererekanya riraba, nibwire ko ahangaha muhumvishe neza. Mu gihe cy'ihererekanya hariho umuntu udafite ububasha ahabwa n'amategeko bwo guhagararira inyungu ze, itegeko riteganya yuko ahagararirwa hakurikijwe amategeko abigenga. Aya nayo tuzayareba, tuzagenda tuyavuga nkuko navuga ko nzajya ngenda manyuriramo aya mategeko yose. Ariko nanone turamanuka nanone tugere kuri ku ngingo ya 26 nkuko nabibabwiraga. Ahangaha twari turi, iyi ni ingingo ya 24. Iri hererekanya ry'ubutaka ryaba iry'izungura, impano, tukamanuka tukajya ku irage, ikodeshwa, igurishwa, iyatishwa, ingurane, gutangwaho ingwate. Ibi ngibi byose ko ari 10, ntabwo bigenda ngo bibere hagati aho ngaho mu muryango iwacu, bifite aho bikorerwa. Nta handi ni imbere ya noteri w'ubutaka cyangwa undi munoteri uherwa uburenganzira n'umubitsi mukuru w'impapuro z'ubutaka. Ni ukuvuga ngo izi ndahiro zose niho zibera za buriya buryo ubutaka umuntu agenda abubonamo. Ibi nabyo turabisanga mu ngingo ya 26 y'iri tegeko. Gupima ubutaka, serivisi za noteri, ku ngingo ya 26, ingingo ya 26. Ikorwa ry'amasezerano y'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka. Amasezerano y'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka akorerwa mu nyandiko imbere ya noteri. Ndimo ndabisoma hano, nuko mba mbizi mu mutwe wenda ngira mbivuga gutya, ariko nuvuga ngo ni ibi ngibi ndi buharayitinga ahangaha. Cyangwa undi muntu ubiherwa uburenganzira n'umubitsi mukuru w'impapuro mpamo z'ubutaka. Amasezerano y'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka ashyirwaho umukono n'abahererekanya uburenganzira ku butaka, nabo barabisinya. Hari za fomu bagenda buzuza, kandi akanya n'umukono wa noteri. Noteri nawe akabisinya, kuko mwe muramutse mubisinya nyine mukabyumvikanira mu muryango nk'uko nari mbivuze, nta gaciro bihabwa. Nanone tumanutse gake kuri article cyangwa se ingingo ya 27 y'iri tegeko, nuko mu gihe mwagiye nko ku murenge cyangwa se mu biro bya noteri w'ubutaka, murabizi tujyana ya fiche cadastre y'ubwo butaka, tukajyana raporo y'ipimwa ry'ubutaka yakozwe n'impuguke mu bya land surveying. Ibi ngibi dukora isinye, noteri akabisinya, akabaha indi fomu yuzuza, bigasigarayo. Uriya munsi mwabishyizeyo mu buryo bw'amategeko ntabwo biba bifite agaciro. Ni ukuvuga ngo iriya mutation igira agaciro mu gihe iyandika ry'iyo mutation y'ubwo butaka byamaze kujya muri registre cyangwa se muri registre y'ubutaka. Ni ukuvuga ngo ni mu gihe
bariya bantu bo ku karere bamaze kubishyira muri sisiteme bakabuvana kuri ya mazina ya bundi bwari buriho bakahashyira kubo bwagombaga kujyaho, nibwo bigira agaciro. Ibi nabyo murabibona muri ingingo 27 turagenda tubisoma gutya, kuko ibyo ni ibintu byoroshye yuko umuntu agenda abisoma kandi mukabifata mu mutwe. Baravuga ko ihererekanya ry'ubutaka ku butaka rigira agaciro ku bandi bantu ari uko rimaze kwandikwa muri registre y'ubutaka, ni mu gihe nyine bamaze kubishyira muri sisiteme yuko bagabanyije ubwo butaka mu bice. Ahandibwa nacyo mucyumvishe, ni ukuvuga ngo ihererekanya ry'ubutaka rigira agaciro mu gihe ryamaze kwandikwa muri registre y'ubutaka. Hano nanone rero nk'uko nabivuga yuko itegeko nanone rigenda rigira exception cyangwa se irengayobora. Iyo ubutaka bwabonetse mu buryo bwo kwatisha cyangwa se intizo cyangwa se umuntu akabugutiza, ni ukuvuga ngo uburenganzira ufite kuri ubwo butaka buri limite, ni ukuvuga ngo ni igihe kizwi. Ni ukuvuga ngo iri tegeko n'ubundi riteganya yuko ubu butaka n'ubundi ntabwo buba ugomba kuburenza n'imyaka 5 ubundi muri makeya. Iyo bakodeshwa ni ukuvuga ngo icyo gihe bajya muri uyu mukozi cyangwa se umuyobozi mukuru ubika impapuro mpamo z'ubutaka, nanone bashobora kuguha icyangombwa cyangwa se icyemezo kigaragara yuko ubwo butaka ubutunze, ubwatishije cyangwa se ubutijwe ari intizo, ariko icyo cyangwa ntabwo bagomba kuguha ikirengeje imyaka 5. Ibyo rwose bagenda bakabyandika muri registre cyangwa se muri hari abashyingura inyandiko bakaguha icyangombwa kitarengeje imyaka 5. Noneho iyo uzi ko ubwo bukode cyangwa se intizo babugutije mu gihe kiri munsi y'imyaka 5, aho ho ni ukuvuga ngo kugira ngo mubushakire icyo cyangombwa n'ubushake bw'umuntu kuko itegeko rirabyemerera muri munsi y'imyaka 5. Ariko nimba ari ukwatisha cyangwa se ari ugutiza ubutaka igihe kirenze imyaka 5, itegeko riteganya yuko ugomba kugenda ukabivuga mu biro by'ubutaka bikandikwa muri registre y'ubutaka. Ikindi nanone iri tegeko nanone rirongera rigakora igihe watishije ubutaka. Hari nk'igihe wenda usanga hari nk'umwana wahawe isambu, hari abana bimwe bya kera bavuga ngo ni inkuracyo, wenda nk'umwana agashyingura nka sekuru, noneho bakamuha inkuracyo, wenda bakamuha nk'isambu, ariko umwana atari yagira imyaka y'ubukure, urumva umwana ntabwo ahinga. Nanone kwatisha ubutaka bw'umwana utarageza imyaka y'ubukure nanone ntabwo bigomba kurenza imyaka 5. Icyo nacyo mukimenye. Ibiro muzabisanga mu ngingo ya ndatekereza ari ingingo ya 30, inyandiko mpamo kuyatisha cyangwa se gutiza ubutaka bw'ubuhinzi n'ubworozi n'amashyamba. Kwatisha cyangwa gutiza ubutaka bw'ubuhinzi n'ubworozi amashyamba bikorwa mu buryo bw'inyandiko mpamo. Iyo igihe cyo kwatisha kingana cyangwa kirenze n'imyaka 5 bikorwa nk'iyandikishwa muri registre y'ubutaka. Iyo kwatisha cyangwa gutiza biteganyijwe n'igihe kiri munsi y'imyaka 5, iyandikishwa rikorwa ku bushake. Ibi nibyo nabivugaga mu kanya. Noneho amasezerano, mu gihe amasezerano yo kwatisha cyangwa se ayo gutiza ubutaka bw'ubuhinzi akozwe mu mwanya w'umwana, ayo masezerano ashobora kurangira mu gihe hagize imyaka y'ubukure. Igihe umuntu afite ubushobozi buke bwo kuba atagenda, uvuga ngo mu gihe amasezerano yo kwatisha cyangwa yo gutiza ubutaka bw'ubuhinzi akozwe mu mwanya w'umwana, ubwo ni umwana muto utagejeje ubukure, ayo masezerano ashobora kurangira mu gihe hagize imyaka y'ubukure. Mu gihe umuntu afite ubushobozi buke rero butamwemerera kugira icyo akora, akaza kubona uburenganzira ahawe na muganga wemewe kwemeza ko yagize ubushobozi, ashobora kwemererwa cyangwa guhagarika amasezerano yo kwatisha cyangwa gutiza ubutaka. Ni ukuvuga ngo hari nk'igihe wenda umuntu ashobora kuba arwaye cyane akagenda akaremba, yamara kuremba wenda ugasanga ntashobora murabizi neza yuko serivisi z'ubutaka ntabwo biragira yuko noteri amanuka ngo aze kugusinyishiriza mu rugo. Bisaba yuko mugera mukajya kwa noteri
rero ashobora gutanga uburenganzira yuko bajya kumuhagararira mu by'amategeko, akaba yasinya wenda bagatanga ingwate cyangwa se ubutaka bugakodeshwa. Bivuze ngo aramutse atoye imitende imbaraga zikongera zikaboneka, ashobora kuza akajya ku biro bya noteri w'ubutaka cyangwa se kwa noteri w'ubutaka agahagarikisha cya cyemezo cyari cyabaye, akajya yakwihagarara, cyane ko aba yamaze gutora akabaraga. Ndibwira ibyo nabyo mubyumvishe. Noneho nk'uko twabivuze mu kanya, twavugaga ku byerekeranye n'irage cyangwa se ihererekanya. Ni ukuvuga ngo wenda icyo nakongera ngasubiramo hano kugira ngo wenda ntaza confusing abantu, ni uko ihererekanya ry'ubutaka ku bantu bashyingiranywe bakaba bafite abana, hari igihe nanone habaho wenda nk'ibyago, ugasanga umwe muri bo yitabye Imana. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko haba ihererekanya ry'ubutaka, ni ukuvuga ngo ribanzirizwa n'izungura. Ariko nanone hano tubyumve neza, izungura rigira igihe riba. Izungura riba hari uko umwe muri abo ngabo uwitabye Imana cyangwa se umupfakazi, ubwo ni uwasigaye, kuko umwe aba yarapfuye. Mu Kinyarwanda turabizi neza ko iyo umwe apfuye usigaye bamwita umupfakazi. Izungura rigomba kuba mu gihe uwo mupfakazi ashaka wenda kongera gushaka cyangwa se kongera gushyingirwa, kuko ni ukuvuga ngo mbere y'uko ajya gushyingirwa abantu bagahagarika amasezerano ya mbere, kuko gushyingirwa ni isezerano nayo ubwayo ni contrat, kugira ngo yivaneho uwo nguwo witabye Imana. Murabizi yuko bamutuma attestation de décès y'uwo babanaga, ndetse si yonyine bamutuma, kuko ni ukuvuga ngo nanone bamuha na attestation de veuve, bakamuha ikigaragaza yuko koko ari umupfakazi, atakibana n'uwo babanaga. Nk'uko nakomeje kubisubiramo yuko itegeko rigira exception iyo uwo wasigaye, uwo mupfakazi afashe umwanzuro wo kudashaka, bashingiye kuri attestation de décès y'umugabo we na attestation de veuve cyangwa se icyemezo kigaragara yuko yapfakaye, ashobora kugana ibiro by'ubutaka, noneho akabasaba yuko bamwandikaho imitungo yose. Kuko ni ukuvuga ngo mu gihe bakibana bari barasezeranye ivangamutungo, buri wese afiteho 50% kandi umugabo wenda yamaze gupfa, bivuze ngo umugore birashoboka ko agenda akiyandikishaho umutungo 100% iyo adashaka kongera kwiromariya. Ibi nabyo reka mbisobanure muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo yashaka we ashatse kongera gushaka, mwibuke yuko bamaze kumukuraho uwo bashyingiranywe, uwamaze gupfa. Bivuze ngo niyongera kongera agashaka bundi bushyashya, mu irangamimerere biragenda bigaragara yuko yashyingiwe, kandi mu irangamimerere ni ukuvuga ngo ntabwo biraba bikigaragaraho wa wundi bashyingiranywe wamaze gupfa, hahita hajyaho uwo nguwo mushyashya. Bivuze ngo rero icyo gihe iri tegeko ryaje rije kurengera uburenganzira bw'abana ku mitungo y'ababyeyi babo, kuko murabizi ko abana bazungura ku babyeyi bombi. Ni ukuvuga ngo rero iyo atandukiriye akavuga ati no, njye ndacyari mutoya, nshaka gushaka undi mugabo, iyi mutation ntishoboka, mwa basave yamwe ntimuzagende ngo mupimire muvuga ati reka dukore ihererekanya ubutaka bushyire ku wundi muntu, kuko ni ukuvuga ngo muzaba mwishe itegeko rirengera uburenganzira bw'abana. Hazabanza hajye kubaho izungura. Aha nawe nzategura ikiganiro cyihariye ku birebana abazungura ni bande, kuko kuzungura birimo abantu benshi cyane, ni uruhererekane kandi narwo ndaje turunyuremo. Yashatse gushaka no kuvuga ngo izungura, nababwiye aragenda akaka attestation de décès y'umugabo cyangwa se umugore wapfuye,
yarangiza akaka attestation de veuve, akaza akabigaragaza. Iyo ageze ku biro by'ubutaka cyangwa se kwa noteri, bamubwira yuko abanza akajya gukoresha izungura. Kuzungura ni ukuvuga ngo abazungura bagera muri batanu cyangwa batandatu. Iyo uzungurwa yashatse, kuko ashobora gushaka wenda akanapfa batari babyara cyangwa se bakaba barabyaye. Iyo babyaye umwana niyo yaba ari umwana umwe, ni ukuvuga ngo bazungurwa, umuzungura wa mbere ku babyeyi ni umwana cyangwa abana babo. Aha nanone nituvuga abana barimo ibice bitatu. Harimo abana babyawe n'abo babyeyi bombi, cyane ko bashyingiranywe, ariko n'abana bakaba banditse mu irangamimerere. Mu buryo bw'amategeko nibo bita les enfants légitimes. Igice cya kabiri cy'abana ni abana bita les enfants reconnaissants. Donc les enfants reconnaissants ni abana, murabona nka kuriya wenda abantu bagenda bagakubagana hanze bakabyara abana, yamara kumubyara uwo babyaranye agatanga ikirego mu rukiko, naho urukiko rukemeza se cyangwa nyina umwana yuko uwo mwana yamubyaye koko. Uwo mwana nawe hari uburenganzira afite, aba afite uburenganzira mu muryango. Noneho igice cya gatatu cy'abo bana cy'abana ce sont les enfants adoptifs, ni ukuvuga ngo abana babaye adopted cyangwa se abo badopse. Gusa mu gihe cy'izungura nanone nabo bakurikirana muri ubu buryo. Habanza abana bavutse kuri aba babyeyi mu buryo bwemewe n'amategeko, nibo bazungura. Iyo badahari, nanone wenda mbivuge mu bundi buryo, ni mu buryo bw'amategeko. Ni ukuvuga mu gihe cy'izungura ni ukuvuga ngo urwego rumwe rutambamira urundi. Ibi mbisobanure muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo niba dufite ubwo bwoko cyangwa se izo kategori z'abana, ni ukuvuga ngo abazungura ba mbere n'abana bavutse mu buryo bwemewe n'amategeko, bakaba bananditse mu irangamimerere. Iyo abo bana badahari, hakaba hari umwana uri reconnaissant cyangwa se umwana wemejwe n'inkiko y'uko koko bamubyaye, uwo ni uba umuzungura wa kabiri. Iyo abo babiri tuvuze bwa mbere badahari, akaba ari uwo badopse, uwo mwana niwe uba umuzungura, kuko adoption nayo igira amategeko ayigenga, ko ni ibintu bigomba kuba bizwi. Ntabwo nashobora kwitaba Imana uvuga ati nyamara yaradopse runaka, kuko haba hari impapuro zigaragaza yuko uwo mwana koko bamurera. Ngira ngo ibindi byo wenda tubitindaho cyane, kuko ni ukuvuga ngo birazwi. Noneho iyo abo bana badahari, twahereye ku bana, iyo abana badahari, ni ukuvuga hahita hakurikiraho ba sekuru. Ni ukuvuga ngo abazungura hashobora kuba harimo abana, hariho sekuru. Nituvuga sekuru nanone, kuko umuntu aba afite abasekuru babiri, kandi niba tubyibuka neza turibuka yuko muri abo basekuru bombi harimo umwe wapfuye, ntabwo hapfuye bombi. Icyo gihe nituvuga abasekuru turaba tuvuga sekuru wapfuye niwe uza kuzungura. Impamvu iri tegeko nanone ryabatekerejeho cyane ni uko murabona nko muri ino minsi bireze yuko wenda nk'umwana aza akaza nk'i Kigali yaje gukora nk'akazi wenda ko mu rugo niwe akunda gushukika, ariko wenda tubafatireho urugero kubera ko bari abana bari mu bantu bakorera amafaranga makeya, bakabamenase kandi bakorwa no mu bishuko byinshi. Agashiduka wenda atwaye nk'inda akabyara, kuko gukuramo inda ntibyemewe, wa mwana akamujyana nko mu cyaro. Urabizi yuko akenshi usanga abo bana barirwa na ba nyirakuru na ba sekuru, ndetse hakaba usanga bazi yuko abo ngabo aribo bababyaye. Ni ukuvuga
ukuvuga ngo iri tegeko ryagiyeho kugira ngo rirengere uburenganzira bw'abana. Icyo gihe ba sekuru barazungura kugira babone ibyo batungisha uwo mwana. Iyo badahari bigenda ari uruhererekane bikagera kuri ba nyirasenge, ba tante. Ubwo no guhana tuvuga abatante, nanone mwumve ko ari abatante b'uwitabye Imana. Mbese urumva ni abana, hari ba sekuru, ba tante. Ni ukuvuga ngo habaho gukurikirana imiryango, kuko ni ukuvuga ngo nicyo irangamimerere riberaho. Ariko nanone ndabizi mushobora kwibaza mukavuga muti se rya zungura rikorwa gute? Izungura rikorwa mu buryo bubiri. Nk'uko nabibabwiye, hashobora kubaho izungura. Murabizi neza yuko abashakanye bakoze ivangamutungo, buri wese afiteho 50 n'undi 50. Rero itegeko riteganya yuko bafata ya mitungo bakabanza bagafata 50% bakayihereza wa wundi wapfakaye wasigaye, kuko abasanzwe afite urwo ruhare ku cyangombwa, ko mubizi haba hariho 50-50. None itegeko riteganya yuko ya 50 isigaye nanone bongera bakayifata bakayigabanya mu bice bibiri, ubwo ni 25%. 25% bakayihereza wa mubyeyi wasigaye, noneho abana basigaye nimba ari abana batatu bagahita bazungura ya 25%. Mu buryo buri matematike ndetse mu mibare y'imihiriko, nuko icyo gihe uwapfakaye akavaringa 75%, kuko aba afite 50% bye iyo yakoze yemererwa n'itegeko ryo gushyingirwa. Niyo mpamvu navuga ko tugenda tugira urukomatane rw'amategeko. Yarangiza nanone bakamwongeraho 25% avanye mu kuzungura umugabo we wapfuye, akagira 25%. Yarangiza kuwo ngo akaba ari umutungo, ariko nabo abana bazongera bakamuzunguraho. None abana bagasigara nyine bakazungura 25% bakayibagabanya. Niba ari abana 5, birumvikana yuko buri mwana wese agenda agira 5% by'uwo mutungo. Exception nanone irimo hano, tubyibukiranyeho, icyo nacyo mukimenye, nuko ntabwo habaho kuzungura imitungo gusa. Nuko ngo iyo uzunguye uzungura imitungo ya nyakwigendera, ariko nanone ukazungura n'imyenda yose afite. Aha ni ukwitonda. Nanone aya mategeko tugenda tuyiga kugira ngo wenda ajye adufasha no mu buzima busanzwe, kuko no kuvuga ngo ubundi imbere bagenderaga ku itegeko ry'umuryango ryo mu 1999, ariko ugasanga iri tegeko ryaryamiraga cyane abari n'abategarugori, kuko muribuka yuko uretse muri itegeko rivuguruye ririho ubu ngubu, kuko leta yacu iha agaciro yegenda balance cyangwa se abagore. Ubundi icyo gitegeko ryo mu 1990 ryavugaga yuko umwana w'umukobwa adashobora kuzungura mu muryango, ahubwo azungura mu muryango w'aho yashatse. Sinzi niba mubyumvisha. Ni ukuvuga ngo mu iryo tegeko ryo mu 1999 ubundi ryavugaga yuko ryo mu 1990 ryavugaga yuko umukobwa, mbese ntabwo ryahaga agaciro abari n'abategarugori, bavugaga yuko batazungura iwabo, kuko murabyibuka yuko nk'abantu bari mu iyo myaka, wenda twebwe ko tukiri abana, ariko natwe ni ibintu tugera dusoma muri aya mategeko, bavugaga yuko umukobwa azungura mu muryango yashatsemo, ariko ntabwo bamuhaga 8. Iri tegeko ryaje rero ni ukuvuga ngo rije kurengera uburenganzira bw'abagore, kuko hari icyo bita ngo ni ugufungura izungura. Ni ukuvuga ngo izungura rifungurwa nyine uwo bazungura yamaze kwitaba Imana, kuko ntabwo habaho izungura ngo uzungure umuntu ukiriho. Icyo cyo ntigishoboka. Niyo mpamvu byitwa niyo mpamvu babyita kuzungura. Rero iri tegeko ryo mu 1999
ryo ryakavaringaga rivuga yuko izungura ryafunguwe mu 1990, numva ryari rifite imyaka 9, rijyaho ntabwo ryabashije kuba rikavaringa imyaka yose ya mbere, ryaheraga muri 90, rikavuga yuko wenda nk'umuntu waba warapfuye muri icyo 1990, urumva icyo gihe izungura ryarafunguwe ariko ugasanga batari bagabana, icyo gihe itegeko ryabemereraga yuko bashobora kujya mu bazungura, ariko mwibuke yuko hari imyaka yabayeho mbere kandi abari n'abategarugori babayeho na mbere hose. Rero kugira ngo izungura rishoboke nanone ni procedure ndende, twanabivugaho wenda n'aka kanya. Ubundi hari ibintu mugomba kumenya, ni ukuvuga ngo izungura kugira ngo rijye kuba, hagomba kubaho inama y'umuryango. None inama y'umuryango cyangwa se umuryango, nituvuga umuryango urumva ko ni umuryango w'umugore